Abanyarwanda bajya bavuga ko iyo ufite agahinda umuti wabyo ari ukwicara maze ukaririmba, ndetse n'amwe mu madini atuzengurutse mu matorero hano mu Rwanda bavuga ko Yesu igihe yabaga afite agahinda kaba yaje gucungura, abonye ko bari kwisahisha mu byaha yarijyaga mu mpinga y'umusozi akaririmba, nuko umutima we ugahembuka. Ni nako uyu mugabo yabikoze, maze nyuma yo gutahuka avuye kubohora u Rwanda ageze iwabo aho bita muri Mibirizi asanga habaye amatongo two guhitamo kuririmba kugira ngo ahe icyubahiro abo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse umubabaro we ugenda ugabanuka nuko akomeza inzira y'iterambere. Baha ikaze rero tugiye kuganira ku mateka y'umugabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi yitwa Munyanshoza Dieudonne. Yavutse ku itariki 25 Nzeri mu 1975 avugira Kimbogo muri Mibirizi mu yahoze ari intara y'Uburengerazuba uri mu karere ka Rusizi. Yize amashuri abanza Mibirizi, nyuma akora amahugurwa y'ububaji i Kibogora aho yatangiye umwuga mu 1989. Jenoside yakorewe Abatutsi yakorewe mu 1994, Munyanshoza yari mu gihugu hagati mu abo yarahigwa n'abandi Abatutsi benshi, kuko mu 1993 afite imyaka 17 yari yaragiye kwitabira uburinjira mu ngabo za RPA Inkotanyi. Yinjiriye muri komine ya Butaro uri mu karere ka Burera avuye ku mupaka wa Uganda. Yarakoze Jenoside ari mu rugamba rwo kwihagarika no kubohora igihugu. Icyakora umuryango we n'iwabo Imibirizi barishwe cyane, ndetse avuga ko yasanze iwabo ari amatongo, ari nabyo byamuteye gukora indirimbo ze zo kwibuka kugira ngo asubize icyubahiro abishwe. Nyuma ya Jenoside yakomeje kuba mu gisirikare cy'u Rwanda RDF kugeza muri Kamena ya 16, ubwo yasezerwaga mu cyubahiro ageze ku kigero cy'imyaka y'ubukure. Bakomeje umwuga we wa muzika no kubaka umuryango. Mbere y'uko Jenoside itangira, umuryango we wahuye n'akarengane gakomeye. Mu mwaka w'1991 Munyanshoza ubwe yafungiwe muri gereza ya Gitarama amezi 6 ashinjwa kuba icyitso cy'inkotanyi afite imyaka 16 gusa. Nyuma yo ku rugamba no guhagarika Jenoside ari mu ngabo za RPA Inkotanyi, Munyanshoza yaje kuva ku muryango mushya, ubu arubatse afite umugore n'abana. Munyanshoza akunze kuvuga ko indirimbo ze nk'iyitwa Genda Mibirizi yahihimbye kugira ngo ahe icyubahiro umuryango we n'abandi Batutsi biciwe ku musozi wa Mibirizi batashyinguwe mu cyubahiro icyo gihe. Unyemereye nsoreze ngaha amateka y'umugabo w'umuhanzi mu Rwanda ukomeye cyane. Mwumva Darisi n'ibisanzwe. Niba utarakanda subscribe ubikore, ubisobanura mu bintu byacu bugenda uko bwije.